Twongeye kubasuhuza nanone mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nshuti bavandimwe rero, dusubukuye ibyigisho byacu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga. Turasoma mu Byahishuwe igice cya 15 umurongo wa 2, hari amagambo avuga ngo mbona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana. Aha turahabona abantu bahagaze ku nyanja y'ibirahure, bahagaze ku gisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro, kandi batabarutse banesheje inyamaswa, igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo. Ndetse ahangaha ibi byose bikubira hamwe mu kutwereka ko ari n'ikimenyetso cy'inyamaswa, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana. Ahangaha iyo ugiye kwitegereza uyu munsi wa none ukareba uburyo iyi topiki cyangwa se iyi nsanganyamatsiko, uburyo abantu bose bakomeje gukomeza kwivugaho byinshi, bituma umuntu arushaho gushaka gukurikirana no kumenya icyo ibyanditswe byera bikitubwiraho. Igihe dutuye mu isi y'amavirusi, uyu munsi wa none turabona uburyo virusi zimaze kwibasira isi, cyane cyane iyi ndwara yo ya COVID-19 imaze kuyogoza isi. Muri icyo gihe rero, igihe dutuye mu isi y'amavirusi, abantu bambaye za masike, noneho abantu baravuga bati nta bundi buryo bwaba busigaye bwo kubasha kwa-identifyinga umuntu, cyangwa se kubasha gutandukanya abantu n'abandi, cyangwa se kubasha kumenya umuntu uwo ari we, uretse kumushyira ikimenyetso mu ruhanga cyatuma aba scanned, cyangwa se cyatuma umutungaho scanner y'urumuri, cyangwa se kamera aciye ahantu runaka, cyangwa se umutunzeho indi kamera yose, aho aciye cyangwa bamutunze iyo scanner. Abantu benshi baba bahangayikishijwe n'ikimenyetso kigaragarira amaso gishobora gushyirwa ku bantu, aribyo wenda akenshi bakunda kuvuga ngo ni microchip mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Noneho iyo rero abantu bakomeje kurangamira icyo ngicyo, bituma birengagiza ko ikimenyetso cy'inyamaswa ari ikindi kindi. Ikimenyetso cy'inyamaswa cyabayeho uhereye kuva kera, kikaba cyaraje gikurikiranye no kubaho kw'iyo nyamaswa. Iyo dusomye muri Daniyeli igice cya 7 umurongo 25, hari amagambo avuga ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Dusubiramo ano magambo: niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Iyo turebye uyu muntu uvugwa ahangaha ngo uzavuga ibyo kugomera isumba byose, tumubona ari ihembe ritoya ryazamutse ku nyamaswa, ryari riri ku nyamaswa ya 4 hano muri Daniyeli igice cya 7. Inyamaswa ya 4 akaba yari ubwami bwa Roma. Ubwami bwa Roma rero bwaje kwadukamo n'itorero, hanyuma iryo torero rigira umuyobozi, akaba umuyobozi wishyira hejuru cyane, urwanya amategeko y'Imana, akahindagura Bibiliya uko abishatse. Hanyuma rero ibi byatangiye, iyi nyamaswa imaze kuvuka, igihe cyarageze habaho akarengane ko kwica abantu, ndetse kurenganya abantu bose barwanya iyi nyamaswa, kandi birekerwa mu maboko ye igihe kingana kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Iyo tugiye kureba mu buhanuzi iyi myaka ntabwo turayisesengura ubu ngubu, ariko duhita tubona yuko ari imyaka 1260
Iyi myaka rero niyo myaka yabayeho igihe cy'umwijima. Ah, Itorero rya Roma ritsikamiye isi, riyitegeka kumvira amategeko yayo. Icyo gihe rero abantu barishwe, abantu benshi barahunga, abantu benshi banahungiye ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariho haje kuvuka ubuprotesitanti bwari bufite imbaraga zikomeye cyane, ariko uyu munsi wa none buragenda butakaza imbaraga kubera ko abaprotesitanti nabo bamaze kwibagirwa icyabirukankanaga. Ibi rero turaza kugenda tubibona uko bimeze. Ikinyoma rero gihambaye cy'amateka ni uko dimanshe wahindutse umunsi wo gusenga, akaba aricyo kinyoma gihambaye gikomeye cyane cy'amateka mu byerekeranye n'iyobokamana cyaba cyarabayeho, kugeza ubwo itorero ry'abakatolika ryahinduye umunsi umunsi w'isabato rikawuhinduramo gusenga ku cyumweru, kandi isi yose uyu munsi wa none abantu benshi bakaba barabashije kugendera muri icyo kinyoma. Nahawe rero nahanjye kugira ngo tuve muri iki kinyoma cy'amateka gikomeye cyane. Ikimenyetso rero cy'inyamaswa, reka twifashishe ano magambo aboneka mu gitabo cyitwa ngo evangelism cyangwa se ibwirizabutumwa, cyanditswe kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu gihe kizaza. Guhindura isabato ni ikimenyetso cyangwa se ni ikirango kigaragaza ubuyobozi bw'itorero rya Roma. Abantu bose bumva ibikubiye mu itegeko rya kane bagahitamo kubaha isabato mpimbano bayisimbuje ukuri ariko sabato y'Imana, baraha icyubahiro umuntu wabashije gushyiraho iryo tegeko. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni isabato y'ubupapa. Isabato y'ubupapa rero akaba ari dimanche cyangwa se sande cyangwa se icyumweru, umunsi wo ku cyumweru, kuko niwo munsi urwanya umunsi w'Imana wo gusenga Imana yashyize hariho sabato, kandi sabato akaba ari ikimenyetso cy'Imana nacyo. Iki rero kimenyetso rero cyangwa se iki kimenyetso kikaba cyarakiriwe n'abatuye isi cyangwa se cyarakiriwe n'isi, kigasimbura umunsi w'Imana. Andi magambo nanone yanditse aravuga ngo, mbese urimo gukora iki muvandimwe muri uno munsi ukomeye cyane wo kwitegura? Aya magambo aboneka nayo muri kino gitabo cyitwa ngo Christian Experience and Teaching of Ellen White. Abantu bose biyunga n'isi baritegurira, cyangwa se abantu bose biyunga n'isi barimo kwakira ishusho yayo cyangwa se ishusho y'isi, kandi baritegurira ikimenyetso cy'inyamaswa. Abantu bose bitandukanya n'inarijye bakicisha bugufi, abo nabo baritegurira kwakira ikimenyetso cy'Imana. Iyo turebye nanone amagambo aboneka mu gitabo cy'ibwirizabutumwa ku ipaje yaho ya 235 ku isubi ya mbere, hari amagambo avuga ngo igihe ikimenyetso cy'Imana cyanzwe, cyangwa umutwe uravuga ngo igihe ikimenyetso cy'Imana cyanzwe. Iyo umucyo w'ukuri ugaragajwe kuri wowe, ugaragaza isabato, itegeko rya kane, kandi bikagaragaza yuko nta shingiro itegeko ry'icyumweru rifite mu kuryubahiriza bikomotse muri Bibiliya, noneho ugakomeza kugundira isabato mpimbano, ukanga kweza isabato Imana yita
umunsi wayo wera, wakira noneho ikimenyetso cy'inyamaswa. Mbese ibi ngibi bibaho ryari? Igihe wubaha itegeko cyangwa se igihe wubaha iteka riciwe, rigutegeka guhagarika imirimo yawe ku cyumweru, hanyuma ugasenga. Kandi ukaba ubizi neza yuko nta jambo na rimwe muri Bibiliya rigaragaza yuko icyumweru cyangwa se umunsi wo ku cyumweru ari umunsi ari umunsi wo gukora. Icyo gihe uba uhamije yuko wakira ikimenyetso cy'inyamaswa, ukanga ikimenyetso cy'Imana. Bavandimwe rero, abantu bakomeje kuramya inyamaswa batabizi, binyuze muri iki gikorwa cyo gukomeza kuramya umunsi w'icyumweru, binyuze mu kuramya ububasha bwa Roma. Kuba Satani yarabashije gutuma iminsi y'ikiruhuko iba ibiri, ari wo munsi wa dimanche cyangwa se umunsi w'icyumweru wo ku cyumweru, ndetse na samedi cyangwa se Saturday, umunsi wa karindwi, ni intsinzi kuri we, kuri Satani. Byatumye bigorana kubona umwanya wo kwitegura isabato. Ubundi iminsi y'ikiruhuko yakagombye kuba Friday na Saturday, cyangwa se ku wa gatandatu no ku wa karindwi. Bityo byatuma abantu babona umwanya wo kwitegura isabato. Ni ukuvuga ngo abantu babashije kugira weekend itangira Friday kugeza Saturday, noneho ni ukuvuga ngo igihe abantu batakoze Friday cyangwa se igihe batakoze Vendredi, umunsi wa gatandatu, icyo gihe bakaruhuka, noneho babasha kubona umwanya n'ubushobozi bwo kwitegura isabato, bakaza kuzinjira mu isabato rwose baruhutse neza, baruhukana n'Imana. Ariko Satani rero yakubisemo ikinyoma cy'amateka gikomeye cyane kugira ngo abantu bagendere mu kinyoma cye. Uyu munsi wa none rero turimo kubona imyigaragambyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishingiye ku rupfu rw'uno mwirabura George Floyd. Bikaba byatumye habaho imidugararo ikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikintu rero nshaka kuvuga hano ni igiki bavandimwe? Mu gihe umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump abona ko bimukomeranye, yarebye asanga nta kindi kintu cyabasha kumurokora uretse kugenda akajya ku itorero runaka, agafata Bibiliya akayimanika akayishyira hejuru. Iyi Bibiliya ariko mu by'ukuri ikintu gisekeje kandi kinatangaje, ntago yayibumbuye ngo agire n'ijambo asoma nibura rimwe rivuye muri Bibiliya, reka da. Ahubwo ni ukuyifata gusa akayizamura akayishyira hejuru nk'ikimenyetso cy'uko ari imbaraga y'Imana bisunze. Ariko ikibazo, mbese yayirambura agasoma ibyanditse muri yo, mbese akabasha no kubibwira abantu yuko abasha kubikurikiza? Oya da. Kubera yuko iyo ukurikije n'uburyo ari umwe-extremiste cyangwa se ari umuhozanguni ku byerekeranye no kurwanya abimukira, cyangwa se no kugaragaza yuko abantu mbega bakwiriye gukuma mu bihugu byabo, yaba abakene, yaba abantu batandukanyije imyumvire nawe. Icyo gihe uburyo ukurikije uburyo nta tolerance abagirira, bigaragaza yuko koko ibi byanditse muri Bibiliya nawe yaba atabikurikiza.
nubwo hari byinshi yabashije kugenda arwanya ageraho, wenda nk'ibyerekeranye no gukuramo inda, ibyerekeranye n'ubutinganyi, icyo nacyo ni intambwe ikomeye cyane, ariko byari bikwiriye ko abumbura iki gitabo agasoma ibyanditswemo bigaragaza kugira impuhwe. Igihe cyose ubona umuntu ibikorwa bye birangwamo no kutagira impuhwe, bigaragaza yuko ari kimwe mu bimenyetso by'umuntu udafite umwuka w'Imana. Nanone iyo wongeye kwitegereza muri kino gihe cy'imigumuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukabona uburyo Trump bimuyobeye nanone, icyo yahisemo kugenda akajya ku gishushanyo cyangwa se ku gishushanyo ndangamurage cya Papa Yohani Pawulo wa kabiri. Ahangaha murabona ko hashize iminsi 3 agiyeyo, cyangwa se iyi nkuru yanditswe, abandi babivuzeho bo babivuze mu gihe cy'iminsi, hashize iminsi 2, aho hashize amasaha 16, byaterwa n'igihe ibinyamakuru byagiye bishyirira inkuru ahagaragara. Ariko ikigaragara ni uko Trump nawe bimaze kumuyobera mu by'ukuri. Urabona ko nta bundi buryo bundi asa naho asigaranye uretse kuba nawe yakwiyegurira akishyira mu maboko y'ubupapa, cyangwa se akishyira mu maboko y'itorero ry'abakatolika. Aha rero turamubona Perezida Trump yagiye kuri kino gishushanyo cya Papa Yohani Pawulo wa kabiri, uvuka mu gihugu cya Polonye, mu mujyi wa Cracovie. Aha rero mu mwitegereze murebe, urabona mbese iki gishushanyo Donald Trump nk'umuntu w'umuprotestanti agiye kugishakaho iki, cyangwa se inyungu agifiteho ni izihe? Iyo rero witegereje usanga nta zindi nyungu zindi Trump agifiteho uretse gushaka kugaragaza yuko nawe ari mu murongo w'abakatolike, cyangwa se gushaka imbaraga n'ubufasha ku itorero ry'abakatolike. Ni icyo ngicyo, nta kindi. Kubera yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho hari abakatolike benshi, ibyo rero biraha imbaraga Trump zo kugira ngo abashe kwikura muri iyi myigaragambyo imukomereye cyane. Nta bundi buryo rero yabasha kubigenza uretse gushakisha uburyo yakwigarurira popularite, cyangwa se yakwigarurira itorero ry'abakatolike. Ibyo bazamusaba rero gukora nawe azabikora kugira ngo abashe kumukiza ino catastrophe, cyangwa se uku kwigaragambya kwa kiremwa muntu ya Papa cyangwa se itorero katolika. Abantu benshi baravugaga bati Trump ntabwo yemera itorero ry'abakatolika, cyangwa se ntabwo yumvikana n'umuyobozi waryo, ariko Satani afite amayeri menshi cyane yo gukoresha, kuko isi nimara gutakaza umuvurungano, urabona ko aho abantu bajya gushakira ibisubizo ntabwo ari mu byanditswe byera, ahubwo ni mu bantu. Iki gishushanyo rero ntabwo ntacyo cyabasha kuzanira Trump mu by'ukuri, nta gisubizo kimufitiye. Ni ugushaka kugaragaza gusa legasi y'itorero ry'abakatolika yuko ayishyigikiye, kandi naryo ryarenganyije ryica abantu mu gihe cyashize. Urabona yuko rero nawe yemeye yuko rwose nta bundi buryo bushoboka bundi babasha kubonera igisubizo iyi si, no gutakaza gahunda kwayo, cyangwa se n'umuvurungano uri muri ino si, uretse kwishyira mu maboko ya Papa, akaba ari we ubasha kugarurira isi icyizere. Aha rero arashaka kugaragaza yuko nawe ari umwemeramana, akaba n'umuntu ushyigikiye cyane ibintu byo gusenga, ariko mu by'ukuri hari ikosa ari gukora atazi iryo ari ryo ryo mu mateka, ryo kuba bashaka kongera gusubiza ububasha itorero ry'abakatolika ndetse na Papa. Aha rero ni ukwibeshya gukomeye cyane, kubera yuko ntabwo mu by'ukuri
ari bo babasha kugarurira isi icyizere cyangwa se gusubiza isi ku murongo, ahubwo Imana yonyine. Nahawe rero nahanjye kugira ngo tubashe kuba maso, kugira ngo ubwo isi yose igiye kwegurira ububasha bwayo papa cyangwa se itorero ry'abakatolika, njyewe nawe tuzabashe guhagarara tutaramije igishushanyo cy'inyamaswa. Abantu bose bisanisha n'isi baritegura kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi abiyegurira Imana muri kino gihe binyuze mu masengesho no kwihana baritegura kwakira ikimenyetso cy'Imana. Igihe cyose twemeye gukurikiza amategeko y'abantu, tuba twemeye kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Hari ikintu rero bavandimwe nanone dukwiriye gutekerezaho uyu munsi wa none. Abantu benshi mu gihe batekereza yuko ikimenyetso cy'inyamaswa ari microchip bashyira mu ruhanga cyangwa se mu kiganza, reka twebwe uyu munsi wa none twibanze mu ruhanga cyane. Hari ikintu dukwiriye kwibaza, niba ikimenyetso cy'inyamaswa kivugwa atari akamenyetso runaka bashobora gushyira mu ruhanga, hari ikibazo cyo kwibaza kugira ngo nawe wigenzure umenye icyo waba ukwiriye gukora. Hari ikintu cyo kwibazwa, mbese niba microchip bashyira mu ruhanga rw'umuntu cyangwa mu kiganza ntaho ihuriye n'ikimenyetso cy'inyamaswa, birakwiye ko twemera ko bayidushyiramo? Ni ikibazo cyo kwibazwa. Njyewe ku rwanjye ruhande nk'umwanzuro nafashe, igihe hazaba habayeho guhatira, nibwo yaba atari ikimenyetso cy'inyamaswa, igihe hazaba habayeho guhatira abantu yuko bakwakira microchip bakayibatera mu mubiri, mu kiganza, hariho hose, cyangwa se bayibashyira mu ruhanga, inshuti z'Imana, ntago dukwiriye kuba abantu dukwiriye kugengwa na microchip, cyangwa se dukwiriye kuba abantu dushyira umudendezo wacu, kuko ibi bintu bya microchip nabyo bigendanye n'umudendezo wa kiremwa muntu. Ntabwo dukwiriye gufata umudendezo wacu ngo tuwushyire mu maboko y'abantu hanyuma bajye batugenga uko bishakiye, kubera microchip badushyize mu mubiri wacu. Ntabwo ari ukuvuga ngo bagenga umutimanama wacu, hoya, ahubwo ni ukuvuga ngo bashobora kuguturakinga aho uherereye, ari wowe ubwawe wabyiteye kubera microchip bagushyizemo. Ni ukuvuga ngo ntabwo uba ukibasha kwigenga uko ubishaka. Ubwo rero nahanjye kugira ngo umudendezo wacu twe kuwushyira mu maboko y'abantu. Hano hari amagambo rero yandi nanone dusoma aboneka mu gitabo cy'inyandiko za kera. Hari amagambo, muri make aya magambo icyo atubwira, aratubwira yuko Ellen White yabashije kujyanwa mu iyerekwa cyangwa se mu nzozi, abasha kwitegereza uburyo ibyago 7 bizagwira isi, uko bizaba biteye ubwoba n'uko bizaba bimeze. Yararebye ngo afatwa n'ubwoba, ndetse agwa yubamye, asaba marayika bari kumwe yuko iryo yerekwa cyangwa se ibyo yabonaga byamukurwa imbere, kubera yuko byari ibintu biteye ubwoba cyane. Nuko yaravuga ati, muri icyo gihe nagerageje gusobanukirwa n'ukuntu ari iby'agaciro gushakisha mu byanditswe byera umuntu yitonze, no kumenya uko umuntu yabasha gukira ibyo byago 7 byavuzwe muri iryo jambo ry'Imana, bizaza ku bantu baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi bakakira n'ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa se mu kiganza. Bavandimwe, nahawe nahanjye kugira ngo twe kwirengagiza umuburo w'Imana uheruka, kubera yuko twarabibwiwe kuva kera yuko ibyago bizatera iyi si. Imana idufashe rero gusobanukirwa n'ukuri kwayo, kandi tubashe kumenya yuko Satani imbaraga ze azikusanyirije hamwe kugira ngo abashe kurwanya amategeko y'Imana, ari nayo kimenyetso cy'Imana,
Bavandimwe rero, Imana idufashe kwihana ibyaha byacu byose, kubera yuko ntabwo ari umunsi w'isabato gusa cyangwa se ikimenyetso cy'inyamaswa ariyo dimanche bihanganye, ahubwo ni amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu bayobowe na Satani. Imana rero idufashe ngo tubashe gushyira mu bikorwa amategeko y'Imana, atari ukugira ngo biduheshe agakiza, ahubwo kubwo kuyoborwa n'Umwuka Wera, ngo Imana itubashishe kugendana nayo tugendera mu mategeko yayo. Tuvuge nka Dawidi tuti amategeko y'Imana niyo twishimira. Imana irakoze ku bw'amagambo yayo. Reka twicishe bugufi dusenge. Dawe wa twese uri mu ijuru, urakoze cyane. Uri Imana nziza kandi uri Imana y'urukundo, ufite gukiranuka, kandi wakunze umwana w'umuntu urukundo rukomeye cyane. Mwami Imana ishobora byose, urakoze ku bw'aya magambo meza. Turakwingize kugira ngo abashe kuzura imitima yacu kandi abashe guhindura imibereho yacu, kandi abazabasha kugeraho bose bakayumva bazabashe gufata icyemezo cyo kwakira ijambo ryawe no kwicisha bugufi no kwihana no kwakira ubutumwa bwawe, kandi Data wa twese bizatubashishe gukomeza urugendo rutwerekeza mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze kuko wumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen.